atagisura umugabo wabihamya akagasura ngahawe n'Imana y'ubundi ahimbazwe Yesu. Ntabwo ari ukunasaga rwose, cyane cyane ko abantu bahitaga gice n'ingagi. Ndashimira Yesu wagize umugore kandi mwiza. Haleluya! Nagira ngo nkubwire ngo wihebeye Yesu yakugira neza bigakunda. Yagiriye neza birakunda. Ndi umwana wa 12 wacu, hanyuma barapfuye dusigaye turi 5, ariko njyewe mvuka navutse ndi mubi ntagira isura. Ntagira isura, mfite amabinga. Aya ntabwo ari amabinga, aya ni amatama y'uko Yesu yambaye kubira ahimbazwe umukiza Yesu. Hanyuma nari mfite amabinga, nari mfite iromba rinini, narunamaga bakarifatira hano inyuma ryaciye hagati y'amaguru. Nari ndwaye amavunja ntambitse ibirenge. Ndashimira Yesu ntaza twakwirijwe n'umugore urwaye amavunja. Ndi muzima vrema, ndi muvuge rwa mbere. Iyi nama niyitiranye rero, iyi nambeho itandukanye na bene wanyu ujya wiringira, itandukanye n'ibindi bintu ugenda narayibonye n'inshuti nziza no mu byago muragendana. Hanyuma mvuka nsabyo meze uko nguko, ariko Yesu abana nanjye. Hanyuma mama mbyara ntabwo yarakishijwe rero, yaje gukizwa nyuma. Hanyuma akajya njyana mu rusengero, nkurira mu bintu by'Imana. Ngeze mu myaka 5, Imana inkubita umwuka wera. Umaze kunkubita umwuka wera, ntangira kuba umuhanuzi, ntangira gukorera Imana ndi umwana muto. Hanyuma ndazamuka ngeze hejuru, kandi uko nakuraga niko n'amabinga yakuraga. Ndashimira Yesu uzi kugira icyo akora kandi akashyiremo abana n'abakomeza. Uwiteka niryo zina rye, abamwiringira ntibazamwara. Yesu ashimwe. Mba mu buzima bumeze gutyo. Igihe kimwe abaririmbyi baza kungirira icyizere, baravuga bati uyu mukobwa wamushyira muri korali, wamushyira muri korali yacu yajya duterera amakorasi agadufasha kuririmba. Nari nzi kuririmba cyane. Hanyuma rero banshyira muri korali. Bamaze kunshyira muri korali rero banshyize mu ijwi rya mbere, baba baranyanze, baravuga bati mumushyire mu ijwi rya kabiri, imbere yabo duseka. Hanyuma rero banshyira mu ijwi rya kabiri, mu rya kabiri naho bati ntabwo tubyemera, ni mu mujyana mu rya gatatu. Yesu ni umwami. Banshyira muri gatatu baranyanga. Buriya abagabo ni abantu beza kubi. Abagabo bati mumuzane hano muri base. Yesu ashimwe. Nkajya ndirimbira muri base, nafashwe nanjye imbere kubyina batisubira inyuma wisebye korali. Cyane nari ntambitse ibirenge ariko umwami Yesu ashimwe. Utakoze isoni. Nabyina neza imbere batisubira inyuma, nkajya kubyinira inyuma muri base. Imana ikavuga ngo nakubonye kandi nzakugirira neza. Nimuhumeke mwese mwamere. Hanyuma mba muri uwo murimo, kandi mfashwa kuzuza umwuka wera nanahanura, ariko ubuhanuzi bw'umukene akenshi ntibona bwemera. Kandi Imana ikanyuzamo ibintu bizasohora ariko ntibabyemere, batizabanze kugirira neza tubibone. Ndashimira Yesu icyo akora. Hanyuma y'ibyo, igihe kimwe nta mafaranga nagiraga, birumvikana naryaga nahingiye abandi. Hanyuma kugura iniforume byari ikibazo, kujya muri sorute n'abandi baririmbyi byari ikibazo kubona tike. Igihe kimwe rero
bibigenze gutyo kandi mitabiyeki perezida nyirukanye muri korali mitegera satani aramwiyahuje mitagura kiyoga mbwira Imana ngurabeho reba amabinga mfite reba iromba mfite reba amavuta ndwaye naranukaga icyo gihe kubera yuko ariko mwuka byara nsigaye mpumura mwuka byara nabicaye impande rwose ngo ndahumura byata byavuye kuri Yesu Yesu ashimwe. Hanyuma y'ibyo satani amwe mu myambe urakiyoda nicara iwacu ku buriri bwitwa urutara abantu bo mu cyaro bararuzi bavuyeyo nicara ku rutara saa 2 z'ijoro mfungura kiyoda ngiye kuyinywa nasabye nari nakinze ahantu hose urumva nari ndi mu cyumba njyenyine ngiye kubona ngo iwacu hinjiye umugabo wambaye ikanzu y'umweru ampamagara mu izina nuvuge ngo amen. Nyuma y'aho uyu mugabo aturutse cyane cyane ko nari nakiri yari afite uburebure ntaheze amaso impumuro ye yari itangaje amahoro yari afite yahise akinjira muri jye ampamagara mu izina ngo Joseline ntabwo nari nsinziriye namurebaga nk'uko mureba ubu arambwira ngo shyira hasi iryo cupa ngo muririmbire nzabona no kukuririmbira ndishyira hasi araririmba mu rugamba ugeze mu mahina niho Yesu agaragara amaze no kwicecekera ibikomere byawe numva nafashijwe Joseline
igihe kimwe nza kujya gusenga nca ahantu ku kigo yari yahambaniye ku Kimihurura naho nteranira ubu. Hanyuma nca ku kigo nca ku cyapa cyari cyanditseho ngo stop. Amashuri yanjye ntiyarazi stop itaricyo. Nyinyuraho ndagenda mpura n'umusirikare umwe arambwira ngo urava ukajya he. Ndamubwira ngo wowe se urava ukajya he. Arambwira ngo ntubona ko ndi umusirikare nanjye ndundi. Arambwira ngo korera mu yihe batayo ko tutaziraniye niyo 108. Iravuga ngo jyewe ndi umukristo nzamura niwe mu bintu byose. Arambwira ngo banishiye ntwaro mwereka Bibiliya ngiyi ndagendana. Hanyuma ibintu byari bimurimo n'ibyari birimo bihita byibwira. Ahita abwira ukuntu Imana ivuze amara ku buzima bwanjye bituma nanjye nererwa. Ndavuga ngo ahubwo Imana ivuze ibintu binini. Hanyuma tuba turafashijwe. Hanyuma rero dutangira umwuga mwiza wo gusenga no kubana n'Imana. Hanyuma ntangira ivugabutumwa gutyo kandi ngenda namamaza ubutumwa bwiza ahantu henshi hatandukanye. Hanyuma rero nza kubwira Imana ndayibwira ko ibi byo ko mbibonye umuzungu nzamudonera bigenze bite. Irambwira ngo ugiye gukora ku buryo udonera umuzungu. Hanyuma inaha Kicukiro hariho tuyuda baza kumuhamagarayo ngiye kumusengera. Hanyuma mba neretswe ibyo mubwira asanga nibyo. Arangije rero ahamagara murumuna we i Kibungo aravuga ati rero i Kigali nabonye umukobwa ureba ibindi bintu abantu batareba. None urabizi ko ufite ubukwe n'umuzungu i Kibungo. Hanyuma rero abanyakibungo bazakuroga byange bikunze. Ariko uyu mukobwa nitumuhamagara akabagariza ogameni w'uyu muzungu akamufatira abarozi. Ngaho uko byagenze bahamagara umuzungu araza gukorana inama. Baravuga bati nimuzagucungira umutekano. Nanjye ndavuga ngo kabisa nta kibazo. Uwo munsi rero badodesha ijipo n'ikote bisa n'ipantaro y'umuzungu n'ikote ry'umuzungu. Nimuvuge ngo amen. Ntabwo mubyumvisha. Yesu ashimwe. Ntukitiranye ibintu Imana yacu ntiyitiranwa. Nta nubwo igira isoni zo gukora ibyo yavuze. Yesu ahimbaza. Hanyuma bashaka umuntu uzi Icyongereza. Hanyuma akajya ambwira ati nyamuneka umuzungu aravuze ngo tunganye ikote neza kuko utadonera umuntu mutari buvugane. Hanyuma umuzungu akavuga ati none se abarozi wababonye. Wa muntu akambwira ati mubwire yuko Imana iri kumwe natwe. Akabimusubiza mu Cyongereza. Ibyo bibabwira baye mba ndabibonye. Mbwira Imana noneho ibyo umuzungu ndabibonye. Nshaka n'imodoka ihita imbwira ngo mbwira uriya mudamu mubwira ngo nzagura imodoka 3 n'inzu y'itaje ku Kacyiru. Ndabimubwiye arambwira ngo ngewe amafaranga mpembwe ni make ntabwo yakora ibyo byose. Ndamubwira ngo ibivuguzwa n'itabasha kubeshya bizasohora. Arambwira ati twandikirane n'izima nzaguha imwe dukorana inyandiko. Ntabwo nabitinye kuko nari nzi yuko bivuga n'Imana ikabikora. Hanyuma rero umuhanuzi mwiza ujya gusenga agasengera ibyo yahanuye. Njya kubisengera rero mbwira Imana urumva ko udasize
Imana ikurwanaho, ngutegeka kwiyahura, Imana ikurwanaho. None n'uyu munsi Imana ikurwanyeho, iguhaye umugabo muremure w'igikara. Abantu muri pasiteri bakoma mu mashyi, ariko ngiye numva gushisha ko gashaka. Yari agushije ku mugabo kandi ntabwo numvaga gushaka, numvaga nshaka mbese nanjye. Ariko ntarara mu kiganza cy'umuntu mwicaranye umubwira ngo ujye ubwiza Imana ukuri. Yarakibwica ntibibwiza ukuri. Imana nta muntu uyizanaho amaceri. Niba ari umugore yibwire ngo ni umugore nyine. Niba ari amafaranga wibivanga n'ibindi bintu. Bwiza Imana ukuri ugushe ku ntego y'icyo uyibwira. Hanyuma ibyo banabibonye, umusazi arasohoka arirukanka, abandi basigara baseka. Hanyuma pasiteri asimbura iza Nyabugogo. Tugeze Nyabugogo ntega indi tagisi muri gare. Haza undi musazi yaburagamo abantu babiri ngo yuzure. Haza umusazi w'umugabo ufite ibigango yambaye ubusa ahantu hose. Aravuga ngo abantu mwese muri iyi modoka ngiye kubakubita, ngo ndasigaza uyu mukobwa wenyine. Ngo impamvu nawe ngiye kumusiga ntamukubise, ngo agiye kujya ahantu mu ivugabutumwa, ngo ahakure umugabo muremure w'igikara. Ngo murumva ko niyo umuntu yazanaga ntiyakubita umugeni. Ati sohoka kurebe. Ndasohoka bahiki n'amakofe, ndasigara kuko ari umugeni. Yesu ashimwe. Ibyo bibonesha amaso yanjye, bitambwira Imana n'ibi bintu bifite impamvu. Umusazi umwe abivugiye i Butare, undi abivugiye Nyabugogo. Hari ikintu nshaka, ngiye kugusaba ibimenyetso bitatu by'umuntu tuzabana. Ndayibwira ndumva icya mbere umusore nabwira ngo arankunda, nzamubaza ibi bintu bitatu. Icya mbere nzamubaza ambwira ngo akunda icyayi, akunda Imana n'abantu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri azambwira ko akunda amahoro. Icya gatatu azambwira ko akunda icyayi cya mukaru. Mbwira Imana n'ibyo bimenyetso nibyo ngusabye. Hanyuma rero ngeze mu rugo nijoro umupasiteri arampamagaye arambwira ati rero ndagutunguye ariko munyihangane. Ku cyumweru twari dufite umwigisha uzaza kubwiriza igiterane, dufite fundraising. Kandi umuntu wampaye nimero yawe yabwiye yuko ujya witangisha muri iki giterane, wafasha ukazaza kudufasha muri iki giterane mu Bugesera. Ndamubwira ngo nta kibazo nzaza. Hanyuma njyeyo njya kubwiriza igiterane. Icyo giterane rero bansaba n'ubuhamya kuko bari barumvishije izina rya Gikeri, baturatubwira impamvu. Hanyuma rero ntangira kubivuga. Hanyuma rero umusore aza gufashwa. Muvuze ngo amen. Aza gufashwa. Yari yicaye muri korari ateruye gitari ayirambika hasi. Yari yicaye ku ntebe ya shefu, arayikurura arayizana mpaka ku ruhimbi ahantu yabagize. Hanyuma umuntu wagukunze umureba mu maso ye hatangiye kujengamo amarira. Ndavuga ni muri abo bantu bose muri iki giterane nta muntu n'umwe wigeze ajenga amarira uretse umusore buriya ni umunde tu. Urumva abantu bazana amafaranga biranarangira, bo bari bari kubaka urusengero. Hanyuma rero bajya kunyakirira kwa pasiteri mu rugo. Bagiye kuhanyakirira rero mbona na wa musore araje kurya nawe. Mboneraho kumubaza ijambo. Ndamubaza nti ni kwa musore witwa nde? Abwira amazina ye yombi. Ndamubwira ko wafashijwe n'iki mu byo navuze, ko nabonye ujenga amarira mu maso kandi ko nitangishaga ko nta n'amafaranga watanze, ni iki cyagufashije? Arambwira ngo ngewe nagukunze kandi numva tuzabana. Ndamubaza nti mbere yo kugira ngo musubize nanjye urabanza umbwire ibintu bitatu ukunda mu buzima. Arambwira ngo icya mbere ukunda Imana n'abantu. Icya kabiri ukunda amahoro, n'amahoro tuzubaka. Icya gatatu ukunda icyayi cya mukaru. N'ukimpa nzagukunda.